na n'ubu ntabwo murarangiza ko Soni sayanga dore se gukora mwikurura mu biri ako ni ubwo gukoresha kuko ngiye banaje byose ibyo bitari ataraza niko Fifi kangahe nkubuje kwikunenga kwa Dorothée erega mimi ni inshuti yanjye tucacakase n'undi munsi nzongera kugusangayo amaguru nzayaca cyangwa bazakugira nkuko bageze nyoko ntabwo ngize bati ntabwo uzi ko ari bo bamwivuganye wanjeje hasa unejeje ubundi ashaka nkubure ndagira ngo nkubwire ko uburozi bwa Dorothée butaraza nta n'isazi itambiwe ubushuti se ugira ngo uriya mukobwa we niwe uzakuroga kuzarugwa na nyina cyangwa ntabwo uzi ubugome buba hariya n'undi munsi ningusangayo nzarara nkumanitse hirya iwanyu se mumeze mute hirya iwacu se ko ari izuba gusa erega si urw'umwe ubundi naje kugusura hano nsanga naho z'ahantu bagiye abana barambwira ngo sinzi baza ahantu werekeje yewe nari ngiye kureba abahinzi mwese mumeze mute turi aho gahoro gahako izuba riratwishe izuba ni ibiri hose rega ntabwo ari ibyanyu gusa mbonye mwebwe imvura yaguye aha nimuhumure rega namwe buriya muzayibona buriya natwe ni igihe kitaragera igihe nikigera izagwa umva rero Makurata urabizi ko usanzwe uri inshuti yanjye nari naguhamagaye ngira ngo ngire ikintu nkubwira tuganire unsigaye numva amakuru acicikana hirya hino ahangaho muri karitsiye bavuga yuko umugabo wanjye ashobora kuba asigaye ajya mu dukumi ukabona n'ukuntu yiyubaha ntabwo yabikora kubera icyo umuhakanira ushingiye ku ki wese baramufashe basi cyangwa nawe nanjye iki umva inama nari ngukeneye sinkizikeneye
Usko Jackson amuretse umva nakubwiye ngo mfite umuntu urekura amafaranga yoza igiti nta makuru ufite. uvuga ko utabizi. hari uwakubwiye ko naciye igitoki cya rubanda. Iyo bari igitoki yenda baragiciye ukakizana nkakirya. Wirirwa mu bana ba rubanda ninde uciye aha ni wowe ninde n'inkumi ni wowe ahantu hose barakuvuga. Twana twa rubanda se njyewe ndi umuyaya. hari uwakubwiye ko ndera abana. Wanshatse kuntegura aha cyangwa kunyogeraho uburimo. Icyo wamburanye ni iki koko gituma witwara kuriya? Ahubwo se wavuze uti nkawe ndashima ni iki wamburanye ahubwo ari wowe ko ari wowe udashima. Avuga ibigondamye imihoro ikarakara. Kuzi yuko nsuzuguritse n'izina ry'Imana ndagayitse pe. Ibigondamye mu rugo rwanjye ubundi umuhoro w'umunyarwanda ndu w'umushinwa ndiki. Umushinwa ariko reka nkubaza ubwo bugambo bwose byibura hari na témoignage ushobora kwerekana cyangwa Niyo ushaka kumenya se nayo ndayikubwira. Mvura Izina Dorothea. Dorothea sumuzanye hanga mu rugo wanjye Dorothea umuzanye hano gukora iki? Ntasone Ko wikanze.
ubu none utangiye kuzageza kuki muvuga ukanira umva nkubwire Mimi niko ashiriye ko muri no minsi wagira ngo sigaye usuhuza gutya nkaho erega ntago ndi Mimi uzi ko umaze kunyibeshaho inshuro ebyiri ni iya kabiri ngo ariko urabona narazanye iminkanyari ku buryo wanyihakana koko dore n'ejo bundi twarahuye urambwira ngo ntabwo uri Mimi njye mfite umuvandimwe witwa Mimi ahubwo ashobora kuba ari we muziranye ariko reka nkubaze kandi asubize ni gute mwaba musa mwese mugasa neza muri intobo se nose ntabwo uzi abantu basa aya winjijisha ahubwo se niko mbwira uvuye he ko mbizi ko ubunjijisha shamvu yarayipfu nyine ndi kwiruka mu bintu byo ku ishuri cyo ku ishuri niyo mpamvu ubona ntabize neza ase sinakubwira ngo ntuzagire ikibazo cy'ishuri uzajya umbwira mbikemure nta kibazo ndabona rwose wagira ngo n'icyaka cyakwishe inyota iranyishe oh sheri inyota ikwica gute ahubwo sinzi uko wabigenza n'agafanta nta kibazo agafata gusa se wambonye ukagira inyota nayo ifite ahubwo nyinshi ariko nawe ugabanye kuzajya unjijisha mu oya minsi ntabwo mba nkujijisha rero ibyo ndi kubwira ni ukuri nta kuri kurimo nose turamanuka cyangwa turazamuka ushaka tugende ku ntuza hahandi dufate kamwe nta kibazo twongeye twimanukire ibyo gusa se ahubwo Mimi uguze niga mu cyaro cyakindi cyafo ariko niwe ubizi ntukababare ngiye kubanza kwiga amakuvane sibyo umva byonyine iyo abana bakubonye uri kumwe n'umuhungu cyangwa se mugiye kantine iya ndabizi yakuyeho niko bakwita abo ni abanyacyaro wowe bihorere gusa umenye icyakujyanye si imyaka mike mbura uzatuma kuvana umujyane kwiga i Kigali sinjye uzarota mvuye kuri kiriya kigo wowe gusa nzakubana jya muri salo ufate telefone uvugane na papa urantega amatwi neza hari ikintu narinje kukubwira ungeze hano do hehe aha aha do ndagusabye kandi niba ufite amatwi yumva unyumve neza ndakwihanije kuri uriya musore ubwo umusore uvuga ni uwo ndimo ndakubwira umugabo wanjye umugabo wawe uyu nguyu ujya uza hano umugabo nzi ni papa kandi nawe nta kibazo ubwo ni uwe mugabo ushatse cyangwa uravuga rwa rusaza ngo uruki urusaza uwo noneho n'icyo ubuganira nawe mbese ubona ni igisa wamaze kumwita igisaza wazamubajije niko umubona buhoro uzi nzo kuko igenda icyo aba gushakaho nanjye ngo icyo nshaka kandi nanjye mba mukeneye uba mba mukeneye ubundi nta n'ibintu nakavuganye nawe byivugane mva Mimi mama ugeze n'afata amashati mva ndakubwiye nkubwire ngo twumvikane umaze kungera mva hano nkubwire mama none reka nkwereke ngiye kugufungira umuriro n'amazi ndakwihanije rekura mva Mimi rekura sheri niko byarashaje se sete rwose nawe naka gashinete ndumva rwose mva babarira cyane wese si ukujugunya akaboko kanjye nkujugunya ivu mva hari ikintu ugiye kukwisabira niba wenda kumfatanya n'umwana wanjye bimbwire mpitemo njyewe umwana wawe wanjye Mimi mu buhe buryo bwo aya ngaya urayabona y'amaso yanjye narakwiboneye ubwanjye oya akoshiri urabona kuko ngewe ubwanjye nafata umwana na nyina nose wamboneye igihe wari uhagaje umuteza ava ku ishuri ahubwo hitamo hajya wari uhagaze wari uzi ko ntakurebaga voilà nimba ari icyo ngicyo uzi ko gwashyaho uzi ko ntabimenyesha rero uyumva mubwira reka buriya urabona Mimi amaze gukura hanyuma kandi Mimi ni wa muntu utangiye kujya dukeka bagira ngo atazamenya ibyanjye nawe sheri ni ukuri kwimana rwose anyiyumvemo
impande ave nyine urabizi ko banyita tonto mve ku izina rya tonto ugere kuri he kuri dadi mbabara uba uvuye hano jewe ubu none sirika tuzasubira ubutaha kunyirukana ndori yazutse ku buryo reka icyo kiganiro tube tugisubitse urumva mbanze nshyira ubwenge mugiye ku gihe nawe ugenda ushyira kubwanya mu gihe ariko nimba kandi uzazo warahisemo uranyumva neza oya umva nimba wumva ariko se niko birashya ryari biri hafi gushya hazi iyo biri hafi yanyu umva nkubwire niba itarashira niba yashizemo urongeramo da nyine nawe bunywagaho gakeya turimo kuganira se biraho bitunganya mu kanwa ko none n'umunsi wa mugani mwe wangereza kumurira ho kungurira bye sha ko mbizi ko tutaganira wicaye gusa ntacyo arega reka nkubwire mfite ikintu nashaka kubwira buriya gikomeye nuko nabuze aho ngihera ese wabura aho ubihere nkuru uzi gute ubwo nuko nta kiba gihari ariko wowe buri gihe ibintu byanjye byose uba wabipinze nta kintu njya kukubwira ngo wumve nibura ko kiba gifite agaciro ari ukuri reka nkubwire njye ntabwo mba nagupinze ahubwo defu ugira nini inkuru yose ugiye kuvuga urabanza ugaca intereramo cyane ugakata ikorosi rya mbere ryaka kugira ngo uzagire mbese kugira ngo uzagushe ku ijambo biri kure sigaye mbona umukobwa wawe yarahindutse yahindutse kera rwaye se sigaye aciragura afite isesemi ya buri kanya ibiryo ashogora kandi iyo numvishe n'amakuru ahwihwiswa hanze sigaye mukeka amaba iki kuba yarasamye rwose ariko ubwo ntureba aramutse atwite ubwo wambwira ubwo burere yabukuye wowe nawe ni kwanza ni nawe wabanza gutumuka mbere ko nanjye naragowe koko none se naba naramutumye waramutumye se iki ngo sibyo urumvishe iyo rero nkuru yo kumbwira wowe umva nkubwire aho kugira ngo nsanze yarana uraho Yesu ashimwe pasita Yesu ashimwe gute ni amahoro ni amahoro kamuzanira agatebe ibisa amakuru byahise ni ahandi asanzwe wese umeze umva ntabwo uzi ishyano mfite ubu sinzi nta ndi bembi kumva yose none ikibazo sinzi nimba ari Jackson sinzi nimba ari rwa rusaza ubu mbega ndicaye ndategereje njye se ntureba ukuntu ndi guhonjagura imyembe ariko nabibonye uca imyembe byagenze biri ubu se wa musaza ntabwo umwibuka oye we utambwira we si we wamuje nawe se kimbabaje ni uko umusenzi ntabwo muzi ntitwari twajimije itara se wumva ukuntu wakoze amakosa akomeye kandi erega njye bwari ubwa mbere ariko urabizi mama afite alubumu arimo reka nyine njya kumukwereka uzikagomba ntibagirwa umva ikiranga ndi busubize kuvuga kuri telefone kamwitaba